tuba twese sinajya wihana cyumba wabanye na mbaraga sawa usengeneza uhagarara kugira ngo zibane natwe ibimenyesha gahunda zose n'urukoreka n'urusengero mbaraga sawa n'abantu usubire hagaragara gukora kwawe turakuretse ibane natwe mu izina rya Yesu amen.
Tugiye kureba
yamfashije Laurence, igiye Imana yashimye ko mba presidente w'ikorari. Ikorari yitwa Inshuti za Yesu, bisigaye Imana iduhana umugisha. Uyu muntu ni inshuti yanjye. Haleluya. Uyu muntu ni inshuti yanjye. Ntabwo nzi ukuntu byaje. Ntabwo nzi ukuntu byaje. Ariko ni inshuti yanjye. Imana yubatse ubucuti hagati yacu. Uyu muntu yahize umuhigo kera. Awuhiga aba mu itorero rya Ngenda. Ariko bisanzwe abashumba dushumba hamwe, ejo tukajya ahandi. Yisanze yageze Mutwe Impara. Igitekerezo yari afite igenda akimurira Mutwe Impara. Agenda bibwira abo, ndagira ngo mubanze ngo mpera amashyi abantu bo Mutwe Impara. Kuba ushumba yarabashyiriye igitekerezo yavanye ahandi kera bagatangira kugikorera akazi. Haleluya. None uyu munsi Imana ikaba yabashoboje kugera aha hantu. Kandi nk'itorero rya Ruhango dufite amashimwe, dufite umunezero mu mutima kuba turi kumwe namwe kuri uyu munsi. Haleluya. Urakwiriye